ndabasuhuje kandi nishimiye ko mudukurikira. Twishimiye cyane ko mukurikirana ibiganiro byose tubagezaho, byaba iby'ubuzima ndetse n'ibindi. Uyu munsi nabwo ni ubuzima, turavuga ku buzima ariko tuvuge ku ngingo iteye ubwoba. Ni ingingo ababyeyi benshi bibazaho. Ese koko umwana uri mu nda abasha kwangizwa n'uburyo umubyeyi ameze? Cyane cyane turagaruka ku kintu kijyanye n'uburyo umubyeyi aryama. Ubundi twakwibaza ngo kuki abantu bibaza niba hari uburyo bwa nyabwo bwo kuryama ku mubyeyi utwite. Ese ibyo bintu koko bifite icyo bimaze? Ese umubyeyi utwite uko inda yaba ingana kose haba hari uburyo bukabangamira umwana cyangwa umubyeyi? Ibi nibyo tugiye kureba. Icya mbere, ese koko birashoboka ko umubyeyi ashobora kuryama akabangamira umwana? Reka twibaze iki kintu. Iyo turebye imiterere y'umwana mu nda, muritegereza neza iyi foto iragaragaza neza nyababyeyi irimo umwana, ndetse umwana akaba arimo hagati aho abasha kwizengurutsa uko abishaka, akaba yazamuka akamanuka, umutwe ukajya hasi cyangwa ukajya hejuru, agakinisha amaboko nk'uko we abishaka. Ikibazo ni iki cyaba kuri uyu mwana kugira ngo abangamirwe? Uyu mwana aba ari mu kintu kimeze nk'ishashi. Ishashi uyishyizemo amazi, warangiza ugashyiramo ikindi kintu hagati nk'agapira gatoya, niko uyu mwana aba ameze. Uko wazunguza ishashi kose, kubera ko ka gatenesi kaba kari mu mazi, nta kintu gashobora kuba. Ariko ufashe agatenesi kagakandagiza ikintu gifite ingufu nyinshi cyane, gashobora kumeneka. Niko n'umwana aba ameze. Ni ukuvuga ngo umwana bari mu mazi, ayo mazi bayita amniotic fluid. Ni ukuvuga ngo ni amazi ariko nanone aba afite icyo amufasha. Akenshi umwana ari kuvuka babyita isuha. Aya mazi rero niyo afasha umwana kwisanzura mu nda, guhindukira, gukata, kuzunguza amaboko ndetse n'ibindi. Ikindi, aya mazi niyo umwana yihagarikamo akongera akanayanywa, bityo kugeza igihe azavukira. Aya mazi rero atuma umwana atamenya neza uko hanze bimeze neza, ku buryo wenda tuvuga urugero, habaho ikintu gituma mama w'umwana yicurika, ku mwana nawe yumve ko kuko bicuritse oya. Cyangwa se wenda hagize ikintu gituma mama w'umwana yikanga cyane, nk'imodoka ifashe feri cyane cyangwa nk'ikindi, ngo bituma umwana wenda nawe hari nk'ahantu yakubita umutwe cyangwa amaguru, oya. Ahubwo kuko aba ari muri ayo mazi aramurinda ku buryo ikibaye cyose aba ameze nk'ifi yibereye mu mazi. Niyo mpamvu bigoye cyane ko hari ikintu umubyeyi yakora cyane nk'imiryamire ndetse n'ibindi bikabangamira umwana uri mu nda muri nyababyeyi. Ahubwo hari ikintu umubyeyi ashobora gukora. Hari ukuntu yaryama, hari ukuntu yakwicara ndetse yakwitwara, bikabangamira imitemberere y'amaraso, bityo bikaba byagera ku mwana mu buryo butari direkte, cyangwa se ingaruka zibaye ku mubiri wa mama w'umwana akaba arizo zigera ku mwana zikamutera ibibazo. Mwitegereje neza iyi foto murayibona, murabona ko dufite igice cya nyababyeyi kirimo umwana, nyamara munsi ya nyababyeyi haciye imitsi minini cyane. Imwe igarura amaraso mu mutima, indi ikajyana amaraso mu maguru. Bivuze ngo niho iyi mitsi ihurira, imanura amaraso ndetse n'izamura amaraso ica inyuma ya uterus cyangwa se nyababyeyi. Ibi bivuze iki rero? Biravuze ngo iyi mitsi kuko ari imitsi minini, iyi mitsi niyo izamura amaraso avuye mu maguru mu bice by'inda byo hasi, ndetse iyi mitsi niyo iriho umutsi munini ugaburira nyababyeyi ndetse unakura amaraso muri nyababyeyi uyasubiza mu mutima. Bigenda bite kugira ngo umwana abangamirwe? Ni ukuvuga ngo iyo umubyeyi hagize ikintu gituma
ingobyi cyangwa se nyababyeyi iryamira iyi mitsi minini ikayitsikamira, bituma gutembera kw'amaraso muri iyi mitsi minini bigorana cyangwa se bikananga, bityo ari amaraso ajya mu mutima ntagereyo, ndetse n'amaraso ava mu mutima ntakomeze ngo ajye aho yagombaga kujya. Iki gihe rero nicyo gihe kiba gishobora gutuma umwana abangamirwa n'uburyo mama w'umwana ameze. Ubundi imiterere ya nyababyeyi iyo itatwite cyangwa nta mwana urimo kaba ari akantu gato cyane, ariko uko umwana agenda akura igenda yikuba inshuro nyinshi kugera ku kigero ishobora kuzamuka neza hafi mu gatuza igihe umwana ageze igihe cyo kuvuka, bityo n'uburemere bwayo bugenda bwiyongera uko n'umwana agenda akura, kubera ko ntago burya nyababyeyi birimo umwana gusa, ahubwo birimo n'ingobyi y'umwana, amniotic fluid, y'amazi twavuze, ndetse n'ibindi bintu bindi ibyo bakunda kwita iya nyuma. Ibyo byose rero bituma mu nda nyababyeyi igira uburemere runaka kandi butari butoya. Bigenda bite rero? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atwite inda ntoya iri munsi y'ibyumweru 20, bivuze ngo ni amezi 5 ya kinyarwanda, ahangaha nyababyeyi bitararemera, umwana bataragira ibiro byinshi, ndetse n'abanyababyeyi bitaratangira kujyamo ibintu byinshi. Niyo mpamvu byagorana cyane ko umugore utwite inda iri munsi y'aya mezi ibyumweru 20 cyangwa amezi 5 hari uburyo yaryama bikamubangamira, ari na bya bindi byabangamira umwana. Oya rwose, yaryama yubitse inda, yaryamira urubavu, yaryama agaramye, nta kintu na kimwe byatwara umubyeyi ufite inda iri munsi y'ibyumweru 20 cyangwa amezi 5, kubera ko nta buremere bwinshi nyababyeyi ibirakagira. Ariko noneho iyo nyababyeyi imaze kuremera, inda yakuze yarenze amezi 5, yaremereye, amazi mu nda yabaye menshi, umwana ibiro byabaye byinshi, ingobyi y'umwana yarakuze, ibi ngibi biragenda bikaremera mu nda ku buryo noneho biba bitangiye gutegeka umubyeyi uburyo bwo kwitwara. Ari naho tugiye kureba noneho ibintu wakora, uburyo waryama bikaba bibi ku mwana ndetse no kuri wowe. Iki gihe iyo umubyeyi akoze cyangwa se yicaye aryamye muri position ituma nyababyeyi itsikamira ya mitsi minini, amaraso ntabwo agera mu mutima wa mama w'umwana, bityo mama w'umwana akagira isereri, akumva atangiye kujya nk'umuntu uri gutakaza ubwenge, nk'uri kujya muri koma. Iyo bitinze ashobora kujya muri koma, ariko ibi ntabwo byonyine bitera ikibazo gusa, kubera kuko ingano y'amaraso ava muri mama w'umwana ajya ku mwana agabanuka, bitewe n'uko nanone amaraso ari kugera mu mutima wa mama w'umwana nayo yagabanutse, bituma umwana nawe agira amaraso makeya, amaraso amugeraho makeya, bityo bikaba byatuma umutima w'umwana utera nabi, umwana akaba yagira ikibazo mu nda. Ibyo byaba ryari? Ni ukuvuga ngo iyo umubyeyi aryamye agaramye, inda ye yararenze bya byumweru twavuze 20, uburemere bwose bwa nyababyeyi bwo bwakabaye buragenda bugatsikamira ya mitsi minini, amaraso agera kuri mama akaba make, n'amaraso agera ku mwana akaba make. Ikindi, iyi mitsi ica ku gice cy'iburyo ugereranyije n'icy'ibumoso, bivuze ngo ihengamiye iburyo cyane ugereranyije n'ibumoso. Bivuze ngo kuryamira iburyo cyangwa ibumoso nabyo ndaje mbabwira icyaba cyiza kurushaho. Aho kugira ngo ugarame, uryame ugaramye ufite inda nkuru, ushobora gukora position bita semi sitting. Ni ukuvuga ngo ufata imisego myinshi cyane cyangwa se intebe yeguka, ugasa nk'uyunamishaho gakeya, cyangwa se nka bino bitanda byo kwa muganga ukuntu biba bimeze, ukacyegura hagati yo kwicara ndetse no kuryama. Byabana byiza ukayegura cyane kurutaho. Icyo gihe ubasha kuruhuka kandi nyababyeyi yawe itaremereye ya mitsi minini bibe byagira ingaruka kuri wowe ndetse no ku mwana. Icya kabiri, ntago nanone ari byiza kuryama wubitse inda igihe ufite inda y'amezi 5 kuzamura. Kubera iki? Kubera ko iyo uryamye wubitse inda bivuze ngo haba ari imbaraga ziri gusunika cyangwa se ibiro byawe
ndetse n'aho uryamye biba biri gukandira nyababyeyi mo hagati. Bityo icyo nyababyeyi ikora n'ubundi iragenda ikatsikamira ya mitsi igarura amaraso mu mutima wa mama w'umwana ndetse inayakuramo. Nabyo bikaba byatera za ngaruka z'uko umutima w'umwana ndetse n'umutima wa mama w'umwana hageramo amaraso makeya, byabateza ibibazo. Ahasigaye ni urubavu. Ubundi bivugwa ko inyandiko zigaragaza neza ko kuryamira urubavu ushobora kubikora ugahindura iburyo cyangwa ibumoso, ariko rimwe na rimwe uzumva abaganga tukubwira ko cyane cyane igihe umuntu ari kunda, ryamira urubavu rw'ibumoso. Kubera iki? Kubera ko igihe umubyeyi ari kunda aba ari igihe gikomeye cyane ndetse n'ibihe bitoroshye ku mwana, kubera ko imbaraga zose ziba ziva iburyo z'ibumoso zigakandira umwana hagati muri nyababyeyi ku buryo agira stress nyinshi cyane. Bityo tugerageza gukora ikintu cyamworohereza kugira ngo atabasha kumererwa nabi. Kandi nk'uko nababwiye murabyibuka neza, iyi mitsi igarura amaraso mu mutima wa mama w'umwana ndetse ikanayakuramo ihengamiye iburyo cyane ugereranyije n'ibumoso. Bityo iyo uryamiye iburyo bishobora kuba position nziza nibyo, ariko nabwo kubera ko ariho ya mitsi yegamiye cyane birashoboka ko nyababyeyi ishobora kuyikanda. Niyo mpamvu iyo uryamiye ibumoso, iruhande rw'ibumoso, mu musaya w'ibumoso, icyo gihe rwose nyababyeyi uba wayeguye kuri ya mitsi minini, bityo amaraso agatembera neza ndetse n'abanyababyeyi iri mu mwana byose bikamererwa neza. Niyo mpamvu bigirwa inama ko umuntu utwite inda nkuru, uburyo bwiza bwo kuryama ni ukuryamira igice cy'ibumoso. Bitavuze ko arushye ataryamira n'igice cy'iburyo igihe nta kindi kibazo afite, ariko uburyo bwose uzaryama ukumva utangiye kugira isereri, utangiye gusa nk'ubona ibikezi cyangwa ukumva utangiye guhumeka nabi, icyo gihe uba ukwiriye guhita ako kanya uhindura uburyo wicaye cyangwa uryamye, kubera ko n'ubundi wamaze kubangamira umubiri wawe. Ikindi ni uko burya no kuryamira urubavu nabyo ni byiza, ariko tuvuga uryamira urubavu rw'ibumoso. Niba uryamye utyo uba ugomba gushaka akandi kantu, agasego ushyira hagati y'amaguru. Ibi bimaze iki? Ni ukuvuga ngo ku mugore utwite akenshi nta wamenya igihe umutwe w'umwana uzaba uri hasi mu gice cyo hasi, icyo twita base cyangwa se pelvis. Umwana akenshi akunda gucurama igihe cyo kuvuka cyegereje. Niyo mpamvu akenshi ababyeyi baba bumva hasi haremerewe. Icyo gihe rero iyo ufashe ka gasego mu gihe uryamiye urubavu ugashyira hagati y'amaguru, bigufasha kumva umeze neza ndetse bikanagufasha kumva nta kibazo ufite mu matako. Ariko ikindi bituma n'imyakura, neurons amanuka ajya mu maguru yoroherwa, bitewe n'uko uburyo uburyamye cyane bikoze igihe kirekire bishobora gutuma ayo neurons yikurura, bishobora gutuma ayo neurons abangamirwa, bityo ukaba wakumva ibinya mu maguru bigenda bimanuka mu maguru cyangwa mu mano. Iki nacyo ni ingenzi, kuryamira urubavu ariko nanone ugashyira agasego hagati y'amaguru. Ku basirimu kandi hari imisego yabugenewe y'abagore batwite, aba ari umusego muremure uhera hasi ukazamuka. Akenshi hari igihe usanga ufite metero nk'ebyiri ndetse na santimetero nini z'ubugari, cyangwa se na epeseri yawo ari nini. Urabona ukuntu umeze nguyu. Ni umusego umubyeyi ashobora kuryamamo, igice kimwe kigaca hagati y'amaguru nk'uko twabivuze, ndetse ikindi gice kigakomeza kikamushyigikira imbere n'inyuma, hakaba hariho n'igice cyaho arambika umutwe. Ubaye ufite amafaranga, uyu musego wawugura, kuko uyu musego ubasha kuboneka ahantu henshi, ndetse hari n'abahanga bashobora kuyidodera akayabasha kukadoda. Uyu wagufasha rwose. Murumva ko rero ni ibintu by'ingenzi cyane kumenya ubuzima bw'umugore utwite, ubw'umwana ndetse n'imibanire hagati yawo.
ese umwe yabangamira undi gute? Hari ibiganiro byinshi twagiye dukora mushobora kureba ku rubuga rwacu rwa Life News TV, mukabona imikurire y'umwana mu nda, mukareba imibereho ndetse n'ibimenyetso bishobora kuranga umugore utwite, inda niyo yaba ntoya, ndetse n'ibindi biganiro byinshi twagiye dukora ku buzima. Turabashimiye cyane. Twifuza abatuganiriza, twifuza abatugira inama ndetse n'abatubaza ibibazo. Haramutse hari kimwe muri ibyo ufite, wacyandika muri komenti. Ndetse habaye hari ibyo mwifuza ko tunoza, ibyo tuzababwira, ndetse n'ibyo mwifuza ko twakongera muri porogaramu yacu, nabyo mwatwandikira. Uwiteka abahire, kandi iteka twishimira ko mudukurikira ndetse mukatwumva. Naho utaha. Life Music TV.